erega nubwo nakubonaga wari uhari ahubwo nuko nari naguye isari mana waraje maze unkora kumboni urandamira unkura mw'isoni uri umwami utajya ubura uko agira ni wowe ujya umanagura amarira uhora umisha umwanzi atagera abakwiringiye bose urabimana uri yawe n'aya mashimwe n'ayawe unkuye mu mwijima unyamara inguma Yesu we umbambira ihema. Wow. Asaba ko badufasha niba ari indirimbo imwe yabihagije kugira ngo Imana yacu izamuke n'ubutumwa buri mu ndirimbo bwumvikane. Turi gusaba ni intangiriro washobora imwe nta kibazo ariko n'uwashobora nyinshi byatunezeza sibyo ubu mugize indirimbo zingahe 20 hoya ndi mu 20 murazifite zanditse impossible kuruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi biva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama utembera mu nzira nyabagendwa nigitangaza ku mwana w'intama yatwitangiye ku musaraba namwe bana b'abantu nimwihane kugira ngo muhabwe ubugingo buhoraho. OMORA TV. Tubahaye ikaze bakunzi ba OMORA TV twongera kubifuriza amahoro y'Uwiteka Imana. Twongeye kugaruka tubabwira ngo wowe ufite ibibazo bitandukanye komera burya Imana niyo mugenga w'ibihe Imana ni imenya byose. Uyu munsi ushobora kuba utameze neza ariko ejo bigahinduka uyu munsi ushobora kuba uri kurira ariko ejo bigahinduka n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo birashoboka ko wararurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga ngo n'igiti cyatemwe birashoboka ko cyakongera gushibuka kikaba cyagira amashami kandi y'ibitonwa kurusha ayo cyari gifite mbere. Rero komera burya Imana ibibizi ibibibona nkuko mubibona. Rero turi kumwe n'abana bato abana beza bafite inseko nziza abana babiri b'abakobwa tugiye kuganira mboneraho no kubaha ikaze ni karibu. Muri buze kuvuga cyane rero kugira ngo abantu badukurikiye baze kuryoherwa n'ikiganiro tugiye kugirana. Nagira ngo rero umutangire mwibwira abantu badukurikiye ese muri bande kubera icyo turi kumwe. Nitwa Bitwa Océane mfite imyaka 13 niga senior 1. Iki cyatumye tuza hano kugira ngo impano zacu zizamuke kuririmba ibyo ubutumwa buri mu ndirimbo bugiye kuri bose. Wewe witwa nde? Nitwa Dorcas mfite imyaka 14 niga mu wa 5. Dorcas vuga cyane. Nitwa Dorcas mfite imyaka 14 niga mu wa 5. Dorcas afite imyaka 14 yiga mu wa 5. Wowe izina sindi kubasha kurifata cyane. Ni Mashema Océane. Océane bisobanura iki? Umuntu ugira urugwiro ukunda kuganira no kwakira abantu. Océane ni umuntu ugira urugwiro ukunda kuganira. Ni kuteye se koko? Niko ne ariko nyine azanye cyakano kisoni. Kisoni umukobwa agomba kugira isoni. Nagomba gushira isoni. Agasoni kagomba kuzama ariko nawe ntizibe zazindi nyinshi kuko isoni nyinshi nazo zirisha iki? Isoni nyinshi zirisha uburozi. Sibyo? Niko umunyarwanda yavuze. Ugomba kugiramo agasoni ariko nawe ntibibe bya bindi bikabije bishobora kuguta mu manga. Sibyo? Nkuko rero mubibona tugiye kuganira n'aba bana b'Abakristo bafite impano yo kuririmba ariko mbere ko tugirana ikiganiro nagira ngo Océane adusengere kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya tugiye kuganira maze tube twaganira. Mana yacu, Mana
isi n'ijuru turagushima tukiriho tukihumeka umwuka w'abazima izina ryawe nishyirwe hejuru mwami rero turakwinginze utundi mu kiganiro tugiye gukora mu mwanya mutoya z'abana natwe hamwe mu izina rya Yesu musabye mwese Océane na Dorcas ko muri kumwe se muravukana murabavandimwe ni itsinda bimeze bite? ntabwo tuvindimwe. Ntago muvindimwe mwihuje gute? nakuze namenye ubwenge nisanga n'umuryango. Nibyo. Dorcas ninde wazanye igitekerezo cyo kwihuza? Ni wowe? Mwaje kuvumbura gute ko mwese mufite impano yo kuririmba? Ndagira ngo Dorcas abari unsubiza. Twarabitekereje nyine dufatikaye turandika turaririmba twumva turabishoboye. Mwatangiye mwandika cyangwa mwaririmbagiza abandi? Twatangiye twandika. Ubu ngubu mufite indirimbo mwanditse? Yego. Nyinshi. Rero kugira ngo abantu baze kumenya neza ko kuko abantu turi kumwe ari abaririmbyi mbere yuko tuza kugera kuzo mwanditse ndagira ngo mumbwire nk'umuhanzi mwamukunda mu bahanzi baririmba hano mu Rwanda ndetse n'indirimbo ye mwamukunda maze musubiriyemo wenda nk'aga chorus gatoya kugira ngo abantu baze kwinjira muri mutu neza y'ikiganiro turimo cyane ko ari nivuga butumwa niyemeje gukorera Imana mukiri bato kandi ndatekereza ko no muri iyo ndirimbo hari buve mu butumwa. Océane nuwe muhanzi mwamuhuriyeho muzi mukunda n'ibihangano bye? Israel Mbonyi. Nihe ndirimbo ye muri iyi minsi mwumva iri gufasha imitima yanyu? Hari impamvu. Wow, hari impamvu. Impamvu namwe murayifite? Mushobora kuturirimbiraho gato kuri hari impamvu? Mfite impamvu yo kuririmba ndumva nuzuye amashimwe nukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma nukuri Uwiteka yakoze umurimo nukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe hari impamvu igenera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye. Wow, mbega amajwi meza. Uziko muririmba nk'Abamalayika? Niko ubu mu rugo ntabwo mujya mukora igitaramo gikomeye cyane? Nkunze ukuntu muririmba. Niko uwampijwi nk'iryo ngiryo sinzi pe. Uretse Israel Mbonyi nuhe muhanzi wundi ubafasha mukunda? Vumiriye. Ese ubu inspiration ntabwo mwayikuye kuri Vestine&Dorcas? Ariko murabakunda. Hari akarimbo kabo mukunda? Nk'akahe? Ihema. Muri buze ko katuririmbira? Noneho mbere yuko tugera kuri Vestine&Dorcas reka tubanze tujye kuri Dorcas naho Océane. Sibyo? Mutangira nko kwandika nihe ndirimbo mwahereyeho? Nyigisha. Iyo ndirimbo mwashaka kuvuga iki? Uburyo Imana ari igitangaza. Uburyo Imana ari igitangaza. Dorcas nk'ubutumwa bukubiye muri iyo ndirimbo nyigisha ni nk'ubuhe? Nk'umuntu aramutse yumvisha iyo ndirimbo ese hariyo mwari mwajyana muri studio? Ntago murajya muri studio. Kandi murabiteganya?
kuki mutari mwajyayo ubushobozi ni ikibazo cy'ubushobozi rero bana mukurikiye OMORA TV aba bana bafite impano duhereye ku ndirimbo baririmbye ya Israel Mbonyi uri kumva ko ari abana bafite rwose amajwi none icyongeyeho bakaba bazi no kwiyandikira burya kwandika ntago ari ibintu bya buri wese twese burya ushobora ijwi ryose bajya batubwira ngo ryabasha kuririmba ariko mu bijyanye no kwandika wo burya wari umwihariko umuntu ubasha kwandika ntago abasanzwe rero aba bana bakeneye support kugira ngo babashe kuba bakorera Imana muntu Imana yagiriye neza muntu Imana yatabaye muntu Imana yahaye uburyo bwo kubaho twafasha aba bana kandi aba bana bakabasha kuba bakorera Imana impano yabo ikazamuka umurimo w'Imana ukaguka birashoboka dufatanyije iyo ndirimo nyigisha rero tugiye kuririmba akantu gato kuko no gusogongeza abantu kugira ngo wumve ko n'ibintu mwandika bya biryoshye ntago turi buziririmbe zose kuko uri kumva igihangano kitari cyajya hanze cyo kitari cyajya hanze sibyo kuruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi biva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama utembera mu nzira nyabagendwa n'igitangaza ku mwana w'intama yatwitangiye ku musaraba namwe bana b'abantu nimwihane kugira ngo muhabwe ubugingo buhoraho inyereye ku ruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi riva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa n'igitangaza ku mwana w'intama yatwitangiye ku musaraba namwe bana b'abantu nimwihane kugira ngo muhabwe ubugingo buhoraho. Wow, iyo ndirimbo mumbwije ukuri nimwe mwayanditse? Nitwe. Hoye. Ninde wazanye igitekerezo cyayo? Nge. None se ninde ubatoza ayo majwi? Nta mutoza mufite? Oya mumbwize ukuri. Nta mutoza mufite hano? Mama ntago ajya bigiramo uruhare cyangwa papa? We ntabwo nshobora kubyumva. Abana bangana gutya baririmba gutyo bandika ibintu niko. Uziko nabara bose muzi bariya ubona baba bafite abantu babandikira. Banabatoza. None mwebwe murabyikorera? Oya mumbwize ukuri. Muba muri korari? Oya, nta muri korari. Kuki izo mpano mutazijyanye muri korari? Urusengero bararufunze. Ariko mbere yuko barufunga mwari mufite korari mubamo. Yego. Mwabaga muri korari yitwa gute? Goshen. Ariko nani Dorcas ni shy cyane. Dorcas kuki udasubiza? Ntabwo ndi kuganira na Océane gusa. Niko Dorcas. We wabaga muri korari yitwa gute cyangwa mwararirimbanaga? Yego. Waririmbaga iri hejwi? Soprano. Naho Dorcas? Ndirimbo isanzwe. Soprano niryo risanzwe. Ndirimbo. Ariko nandi murayagerageza kuko numvise harimo waririmbaga soprano ndagashiramo ka kabiri. Nyine ntabwo twayize ariko nyine ndagerageza. Uragerageza. Ubwo uri kumva none muramutse mubonye umuntu ba traininga ku bijyanye n'amajwi byaba byiza kurushaho. Yego byiza. Muri abahanga nabakunze. Ikindi ni indirimbo wumva ko ifite ubutumwa ni igitangaza ko Yesu yagize gute? Yatwitangiye. Ese bitangaza Yesu yagiye akora murabizi? Wambwira nka bibiri muri byo wibuka? Byakoze aza mu isi cyangwa yadukoreye? Okay. Ni ibyo yadukoreye muri rusange. Kuba none twabyutse tugihumeka kandi arabapfuye ni igitangaza. Dorcas wowe? Kubita kirenze. None igihe yari ari mu isi bitangaza nka bibiri yakoze? Yahumuye impumyi.
azura abapfuye. Yahumuye impumyi azura abapfuye. Nko mu bo yazuye hari uwo mwibuka izina? Yego. Lazaro. Lazaro. Amaze iminsi ine mu gitoro. Okay. Buri kumva ko Yesu yakoze iby'igiciro gikomeye. Ese iyo Yesu ataza kuza mubona byari kuba bimeze bite? Twari kwa mwisi ibibazo. Dorcas, ubona byari kuba bimeze bite iyo Yesu ataza? nta mahoro twari kuba dufite. Nta mahoro. Yari kuba ari isi y'intambara n'ibibazo. None se mwabana mwe, njyewe nkurikije ukuntu numvise imyandikire yanyu, ukuntu muririmba, numvise bitangaje nkurikije n'ukuntu mungana. Mwaba mwarabitangiye ryari niba mubyibuka? 2024. Ubwo n'umwaka washize? Yego. Nibwo bwa mbere mwanditse indirimbo ya mbere? Yego. Ubu mugize indirimbo zingahe? 20. Hoya. Ndimo 20? Murazifite zanditse? Impossible. Album ebyiri. Bakristo bavandimwe, niki cyatuma abana badashyigikirwa? Abana bafite indirimbo 20 zanditse mu ikayi hatarasohoka nima. Indirimbo 20? Mu ndirimbira kandi gakora skindi indirimbo numve. Cyagihe narindi kurira nabuze uwamoza, waraje wowe mwami umanagura amarira, narijijwe n'umubabaro w'isi, naguha iki mwami w'abami, ko byose bitangwa nawe, uri gitangaza ukwiye guhimbazwa, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Wow, indirimbo yo gushima Imana noneho. Ariko niki muri bukore kugira ngo nemere ko ari mwe muzandika? Kuko n'ubungubu ntabwo ndi kubyemera. Niko iyi mpano ntago isanzwe. Sinzi niba abantu ariko bari kubyumva, umuntu andika muri comment ukuntu umva aba bana. Nje numvise bidasanzwe. N'abana bumva ko bafite impano y'Imana, bafite mwuka wera muri bo. Mujya mugira igihe cyo kubisengera? Yego, turakigira. Mukavuga ngo reka twihirize ubusaku bw'impano yacu. Yego. Ninde ujya uzana igitekerezo cyo gusenga? Dorcas. Dorcas nk'umuntu mukuru. Iyo yabishyizeho gahunda urayubahiriza? Ndayubahiriza. Cyangwa bijya bikunanira ukarya? Nawiriza nyine bitewe nawe n'icyo ushaka. Yego kubw'impamvu. Yego. Kandi impamvu murazizi. Akoze barakwiriza si ubuyobe? Oya. Agari ubuyo. Nese ni gute umuntu areka ibintu byo kurya kandi Imana ariyo yabishyizeho ngo ntari burye? Kugira nyine ubone nawe kuganira n'Imana. None se nese ni mwaganira utaniyirije? Byose byashoboka ariko nyine kuri njye mba numva ari byo byamboherera umutima. Dorcas mbwira umumaro wo kwiyiriza. Biradufasha cyane, nanjye ndikumva ari ibyo. Biradufasha gute nyine? Imana itwumva. Gute se? Mubyigira kuri ninde mwigana mu bijyanye no kwiyiriza ubusa? Mama. None dushingiye ku byanditswe byera, Yesu yaba yariyirije ubusa se? Urabizi neza? Ryari? Bibiri tubwira ko Yesu Kristo yamaze iminsi 40 atarya atanywa. Kandi mu kwiyiriza ubusa burya niho abantu bakura imbaraga mu buryo bw'umwuka. Sibyo? Kuko uyu mubiri na mwuka ni ibintu bibiri bisa nkaho biba bihanganye. Iyo unejeje umubiri ntago ubasha kunezeza ubugingo cyangwa se mwuka wera cyangwa se umuntu w'imbere. Rero kugira ngo kimwe iyo kinezerewe ikindi kiba kisa nkaho kibangamiwe. Rero mu buryo bwo kugirana connection n'Imana, iyo wiyirije burya hari uburyo buri kwegera Imana kuruta uko waba uri mu ntege nke z'umubiri. Umubiri ugira intege nke mu gihe kwa kundi yo twawunejeje cyane. Sibyo? Yego. Mwabyumvise? Ubuse ni nk'iminsi nkingaye mujya mukora? 2 cyangwa 3. Nibyo?
wakana ubu wayimara niko ibiri wayimara nayimara neza neza yego uje uyikora wow Imana rwose igibafasha kandi ndumva nabakunze ndumva ikintu nasaba abakunzi b'umusaraba nuko bafasha aba bana kandi birashoboka cyane umuntu ushobora niyo wabishura akaririmbo kamwe muri studio kamwe tubiri niyo kaba ari audio Imana yaguha umugisha audio na video Imana yaguha umugisha kandi aba bana rwose mukorera Imana aba bana uyu mwaka nurangire batagiye muri studio badafite audio badafite na video biramutse bibaye mwakumva mumeze mute twakwishima cyane nibyo ngo mugire ikintu mubwira abantu nakomeje kubibasabira ariko wabona nanabisabye mutanabyifuza nimugire ikintu mubwira abantu mere kuri Dorcas nanjye ndifuza yuko badufasha tugasohora indirimbo zacu kuko zimaze kuba nyinshi cyane ariko ujye wongera ijwi ugomba kuvuga nk'umuntu witegura kujya kubwira abantu benshi sibyo yego ejo cyangwa ejo bundi uzahagarara kuri podium ifite abantu ibihumbi n'ibihumbi kuko Imana igomba kubazamura ntabwo yabashizemo ibintu byo gupfa ubusa byo kubika mu makayi byo kuririmbira iwanyu mu nzu sibyo iyo mpano dukeneye ko igenda ahantu hose mukabwira abantu bose kugira neza kw'Imana sibyo niyo mpamvu ugomba kujya uvuga cyane kugira ngo na wa munsi Imana igiye izaba yaguteretsaho ugomba kuba uri uzavuge cyane urangurura abantu bose bumve sibyo gira ikintu babwira nabasaba ko badufasha niba ari indirimbo imwe yabihagije kugira ngo Imana yacu izamuke n'ubutumwa buri mu ndirimbo bwumvikane turi gusaba ni intangiriro uwashobora imwe nta kibazo ariko n'uwashobora nyinshi byatunezeza sibyo ko igira ikintu usaba abakristo nk'abantu Imana yagiriye neza kugira badufashe wenda niyo batujyana indirimbo imwe muri studio yabihagije nta kibazo wisaba bike kuko Imana ifite byinshi niko Imana jya wizera ubushobozi bwayo Imana ishoboye byose ibyo tubona byose kuri iyi si ni ibyayo sibyo nibyo udatekereza ibyo utari wabonesha amaso ni ibyayo byose uri kumva kuguha byayinanira ntabwo byayananira uziko yaguha na studio yawe none ukajya uzikorera mu rugo ikaguha n'umuproducer uzajya gufasha birashoboka cyane icyizere uragifite ndagifite ushingira kuki ushingira kuki Imana yakoreye abandi ibyo yakoreye abandi we nta kintu Imana iragukorera Dorcas Mana yanjye uri shy uri kuntera ikibazo niko we nta by'Imana yagukoreye yarabinkoreye ubushize twaravuganye umbwira ko ngo urwaye ukunda kurwara yego urya urwara iki malariya ni malariya kwibasira kuriya ni isukari isukari nyinshi cyangwa nke yo Imana igukize rwose mu izina rya Yesu n'abantu babyumva bagusengere ugomba kumera neza ariko ubumeze neza nabwo narindi ku miti ariko ntabwo ari cyane uwo muri uzakira none Dorcas amasomo se ubona agenda gake 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 gute ni iki kibura nyine rega abantu bagukurikiye harimo abanyamasengesho harimo abakozi b'Imana bagomba gusenga bagasengera n'ibibazo dufite no kurwara kurwara nizo mbogamizi niki wifuza ku Mana ndifuza ko yanyiza nkiga neza ujye ubisengera nabyo sibyo kandi Imana irabishoboye kandi n'abantu muri rusange tugiye gufatanya gusengera Dorcas kugira ngo ajye amera neza sibyo Océane wowe niziye mbogamizi ugira mu masomo cyangwa uri umuhanga cyane oya ntabwo ndi umuhanga cyane ubu ikigembwe cyagenze gute dusoje cyagenze neza ari neza cyane ariko nyine neza ese wiga ku kihe kigo mwese mwiga ku kigo kimwe oya ku kigo kimwe okay ntabwo mwiga ku kigo kimwe none se impano yanyu muyihuza gute no kwiga
ubwo kimwe nikibangamira ikindi mugahugira mu kwandika indirimbo gusa mukibajya kwiga oya ntabwo tubanganya nyine mu bihe umwanya gute ndagira ngo musobanurire abantu hari igihe kiba cyagenewe kwiga cyagenewe kugira kwandika nka ryari mwandika ryari mu bihuza ryari iyo tubonye akanya nibo mwandika mukibuka no kwiga aha none ni iki mushobora kubwira abandi bana bafite impano nk'iyanyu ariko batabasha kwiha agaciro mwebwe uri kumva mwabashije kubihuza muranihuza murabikora kandi bigenda neza niki mwabwira abandi bana nuko byita nyine akamenya ko nabo isaha imwe bishobora gukunda impano yabo kagaragara hari abacika intege bite no kwabona ko nta bushobozi babo bafite ariko nyine nagira inama yo kwishyiramo kwizera ko nabo hari igihe ushobora gukunda yego noneho mugiye kumfasha muririmbe ka karirimbo ihema ka Vestine&Dorcas mwadusezeranyije ko muri bukaririmbe sibyo yego intambara zaza kumusubizo nabonaga kwambuka ari urizo isoko y'indirimbo yari yarakamye umurabo ukambwira ko wanereranye erega nubwo nakubonaga wari uhari ahubwo nuko nari naguye isari mana waraje maze unkora kumboni urandamira unkura mw'isoni uri umwami utajya ubura uko agira ni wowe ujya umanagura amarira uhora umisha umwanzi atagera abakwiringiye bose urabimana yawe naya mashimwe nayawe unkuye mu mwijima unyamara ingoma Yesu we umbambira ihema wow iyo ndirimbo n'ubuhe butumwa mujya mukuramo nuko nyine hari igisebe yadukuyemo katurinda kugaragara nayo maso y'abanzi bacu Dorcas ni irihe somo ujya ukuramo muri iyo ndirimbo nanjye ndumva ari ibyo okay nshaka mu ndirimbo n'akandi karirimbo kundi muhanzi tugeze tuvugaho igisha ubwenge mwami wanjye ko nabaho muri iyi minsi igoye abamahoro arumbye urujijo rukarumbuka nigisha uko nabaho nakugahisha n'umugisha Yesu ujya unyibutsa gushima nimura n'ibibazo unyigishe gutuza nyigisha ubwenge uncisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma nyigisha ubwenge uncisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma wow ni isengesho ryiza cyane iyo ndirimbo ni yande Vumiriya Vumiriya mwambwiye ko munamukunda cyane indirimbo ze zose murazikunda yego ni iki cyihariye mukunda mu ndirimbo za Vumiriya zitanga ubutumwa bwiza yego ese Imana iramutse ibateye iteka ikabazamura mwumva mwifuza kuba nkande ninde role models wanyu role model wa ndakugerageje wifuza kuba wowe nta wundi ureberaho okay Dorcas we nta role model ugira avuga uti rwose Imana igize nka runaka
bigize jante. Bigize jante. Uramukunda cyane. Ubasigaye ari muri Amerika. Urabizi? Habona bisiko yagiye muri Amerika. Nakaye karimbo ka bigize jante ukunda. Imvugo yiwe ni ihame. Muri bukaturirimbire. Ntago mugahuriyeho mwese. Hari indirimbo y'umuntu bita Bosco Nshuti muzi. Bosco Nshuti. Turayizi ariko Dorcas ashobora atayizi. Washobora kuba atayizi. Ndagira ngo ukandirimbireho gato. Wait. Banza umubwire izina ashobora kuba yizi mukaba mwafatanya. Ibyo ntunze ntabwo yizi. Katurimbire wenyine. Ibyo ntunze ni ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe na buri kise ngufite mwamiko umpagije na buri kise ngufite mwamiko umpagije. Wow, twabura iki tumufite mwami kwaduhagije. We nta kabigize uzi. Katuririmbireho. Imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi biza ubwo ari data wabivuze bizoshika. Wow, imvugo y'Imana ni ihame kandi ubwo ari yo yabivuze bizoshika. Bose nta kintu Imana yigeze ivuga ku mpano yayo muri kubisengera. Buri amasezerano yanyu ababitswe n'abavyeyi banyu hari umunsi bazabibaganiriza. Nakunze ukuntu muri abana bafite discipline ubona batuje n'uburyo nageze hano nkabona nyine mutuje ukabona ko n'abana b'abakozi b'Imana ko ndabifuriza ko Imana izabatera iteka ikabageza ku rugero rufatika. Umuntu wari ukurikiye OMORA TV, aba bana bari talented, aba bana bafite impano, abana bazi kwiyandikira indirimbo, bafite indirimbo 20, nta muntu wigeze bandikira, nibo baziyandikira. Indirimbo zifite melody nziza, indirimbo zifite ubutumwa bwiza. Kubera icyo aba bana batafashwa bakabasha nabo gutanga umusanzu wabo mu kubaka umurimo w'Imana. Ndabinginze dufasha aba bana Dorcas na Océane. Océane afite izina ryo ryanshanze burandi kurivuga nikandagira. Ni izina ry'irisiremu. Dorcas w'impamvu narimenye nuko hari n'abandi ba Dorcas bagenzi be baba star. Sibyo Dorcas? Kandi nawe ugomba kuba icyamamare mu izina rya Yesu. Byakire mu izina rya Yesu. Amen amen. Byose birashoboka kubera Imana. Rero tugiye gusoza. Murabanza muvuge mwongere mwibutsa abantu ikintu mubifuzaho, sibyo? No kubashyigikira n'iki bya bindi byose ndetse mugire n'ubutumwa mutanga ku bantu. Ako kantu mwe mugatekerezaho ku butumwa mwabwira abantu, sibyo? None ndahita mbabwira icyo dusoreza. Ikintu nasaba abantu kugira ngo badufashe gutera inkunga. Yego. Dorcas, nta kantu ufite wumva wabwira abantu ko ubutumwa? Yego, babafasha. Nta nubwo mwakwibutsa abantu se ko uburyo dukwiye kubana n'Imana? No kugarukira Uwiteka. Bakamwumvira. Yego, kugarukira Imana ku bari bataniye cyangwa bari bavuye mu nzira ndetse no kumva iby'Imana itubwira, kumva ubutumwa bw'Imana kandi tukabwubaha, sibyo? Noneho ndagira ngo mumubwire ese mu rugo babifata gute iyo babonye uburyo muririmba? Barishima ko muri abana bakorera Imana. Mwumva si ibintu muzabigumamo? Sinzi niba mujya mukurikira abahanzi basanzwe. Hari umuhanzi w'umukobwa mu bihe byahise yaririmba turirimba neza, aririmbira Imana nkamwe. Ubu ngo basigaye aririmba ibindi bitandukanye n'ibyo ngibyo. Mwumva mwariyemeje mutazagera hejuru ngo mubireke? Oya mumbwize ukuri, mwariyemeje? Muzigere mubivamo kuko birababereye cyane kandi gukorera Imana ntago byicuzwa.
sibyo? yego Mwumva se Imana ibazamuye ikabageza hejuru, mutazibagirwa iyo mwavuye hari ukuntu umuntu yibagirwa ugasanga isajya mu bindi bintu bitari byiza. oya Mwagiranye n'Imana isezerano kandi mugomba kuguma muri iyo nzira. Imana ibibafashemo mu izina rya Yesu. Tugiye gusoza rero, sibyo? Hari akandi karirimbo mwumva napfukiranye twari gusorezaho? Ese nta k'icyongereza muzi? Karahari muhuriyeho? Ako ngako ndagashaka twite dusorezaho, sibyo? Ni nka bonus duhaye abantu. Oh God, will make a way where there seems to be no way. He works new ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Wow. God will make a way for us, for you. Sibyo? Kandi nibyo koko. Namwe Imana izagira gute? Izabacira inzira mu izina rya Yesu. Kandi mu Mana byose biragira gute? Birashoboka. Mwakoze cyane bana beza. Mu twana turi kubona n'utu angels n'utu malayika tw'Imana. Muratuje muraririmbira Imana. Mu majwi meza tuje nabakunze cyane. Kandi Imana izakora ibikomeye ku buzima bwanyu. Noneho rero mugiye gusoza mushimira ababyeyi mwambwiye ko ngo bibashimisha, mubashimire ndetse mugere n'ikintu ubuse nta kantu mufite mwabasaba niwe tugiye gusorezaho. Noneho Dorcas ahite asenga ashimira Imana uburyo yabanye natwe, twite dutaha tuzasubira ubutaha, sibyo? cyo nabashimira cyo kuba baradushyigikiye kugira ngo tugereho. Yego. Kumva ari ibyo ko hari nubwo abaye ari abandi babyeyi bakabyanga ati ibyo murimo nibiki. yego arababyanga. Ababyeyi turabashimiye ko bari gushyigikira impano yanyu bakumva umwana yerekana, sibyo? Imana igire gute? Ibaho umugisha, sibyo? Yego. Dorcas, we nta kintu ushobora gusaba ababyeyi? nasaye ko bakomeza kudushyigikira, Imana zacu zikomeza kuzamuka. Yego. Oya, iyi ni ubwabyo ni intambwe ya mbere yo kubashyigikira, n'ibindi bazabikora bazashobozwa, sibyo? Noneho rero tugiye gusoza, sibyo? Kandi nabashimiye ko muri abana beza. Umva rwose mwahoraga muhamagara ati bite ko rwose utadufasha. Muri abana muzi gushakira inzira impano yanyu, kandi hamwe n'Imana birashoboka. Nizeye ko bizagenda neza. Reka Dorcas asenge dusoza, tuzasubira ubutaha. Ariko muntu wakunze aba bana rwose, ese wataze nimero ya mama cyangwa ya papa? Yivuge. Yo gutangira papa. Yego. 0787 Impamvu nshyize iyo nimero, hari igihe uba uri gushaka umwana kumugeraho ugasanga biciye mu nzira ndende, ugiye kumamagara wenda nanjye ndi mu bindi ugasanga biragoranye, ariko nkuko ngo kwitubageraho direct, kuko twifuza ko abana bafashwa bakabasha kuba bagera kuki Imana yabateganyirije. Kandi Imana ikorera mu bantu, Imana ikorera muri mwebwe. Burya kugira neza ko Imana guca muri twebwe. Rero Imana ni wumva hari ikigomba kukunyuza mugomba kugikora kugira ngo abana babashe kuba bagera kucyo Imana yabateganyirije. Ndabashimiye, reka dusoze dusenga, ubwo naho ubutaha. Mana nziza, Imana yo kwizerwa, turagushimira ko abanye natwe muri kino kiganiro, ukaba watunze tukaba tubyomeye ku mwuka w'abazima. Komeza ubane natwe rero, ukomeze udushyigikire, ukorere mu bantu badufashe. Turagushimiye rero ukomeje kutwitaho, mu izina rya Yesu Kristo tuba twizeye, amen. Amen. OMORA TV.